aha ni kuri Ekwateri, ni ahantu heza cyane abantu bose baza kwifotoreza. Uyu ni wo wa murongo ujya wumva ugabanyamo isi kabiri nk'uko mubibona. Nk'uko mwese mubibona, aba ni abanyeshuri bo kuri Makerere University School baje kwirebera hano kuri Ekwateri Uganda. Ni ahantu heza cyane, hari abazungu benshi cyane. Aha ni kuri Ekwateri, ni ahantu heza cyane abantu bose baza kwifotoreza. Abazungu, abanyeshuri b'amayuniversite n'abandi bose. Ni ahantu heza cyane utabona uko uhagereranya. Ndayigufata. Uyu ni wo wa murongo ujya wumva ugabanyamo isi kabiri nk'uko mubibona. Kanze mbafata utu tuvideo sha muzatureba kuri channel yanjye, zabaha link. Uza gufatana na zirangiye Nabyibagiwe. Yes. Aba murababona ni abaje mu butembere, baje kwitemberera bavuye i Kigali. Rwose murababona rwose baraberewe cyane kandi barasa. Buri wese areba uwo bari bicaranye. Makerere University, ubibaze ko bavuye kuri university gusura hano, barimo bakora. Aha turi ni kuri Ekwateri nk'uko mubibona. Ekwateri mu Bugande ni ahantu heza cyane, ni ahantu utabona icyo bagereranya nacyo. Nk'uko mwese muri kubireba, twahisemo gutembera. Ni ahantu twatembereye, ni ahantu nyaburanga. Ndagira ngo murabibona yuko iyi ni Uganda, Ekwateri, wa murongo bavuga ugabanyijemo isi kabiri. Bakunzi banjye bo kuri Narada Big Talent, uyu munsi nahisemo kubatembeza Uganda. Ni ahantu heza cyane, hari ibyo kurya, hari icyo kunywa, hari ibintu byose, nta kintu wabona uhagereranya nacyo.